Ikaze nanone wowe turi kumwe dukunda kuba hamwe buri munsi ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Nejejwe nanone kongera kukugezaho iyi post cyangwa se iyi video, aho uyu munsi naguhitiyemo ko tugiye kuvuga ku buryo wabungabunga bateri ya telefone yawe bityo ukabasha kuyikoresha igihe kirekire. Aha ndavuga kuba umuriro washizemo waramba ukawukoresha igihe kirekire. Gusa sindi bugarukira aho ngaho, nanone ndi bukubwire ibintu byatuma iyi battery idasaza vuba. Stay on touch. Ni ibintu bibabaza cyane buri wese iyo bimubayeho, kubona telefone itangiye kwandika battery low. Biba bibi cyane iyo uri ku rugendo kandi uri bukenere gukoresha telefone cyane cyane mu guhamagara bitewe n'akazi ugiyemo. Ibi ntibikubaho, hari ikintu ugomba kwihutira gukora mbere na mbere. Ikibanze wakora ni gukuraho connection data connection cyangwa se internet, kuko iri mu bintu bya mbere ibikoresha battery. Icya kabiri wihutira kureba ni ibindi bintu byose bijyanye na network, aribyo nka Bluetooth, wireless, location or GPS. Ibyo bintu mvuze haruguru biri mu bintu bituma telefone ikoresha umuriro cyane. Ikindi kandi hari applications muri telefone yawe zihora zifunguye kandi mu by'ukuri utazikeneye, ugasanga zirimo gukora mu buryo twita background. Iyo application iri gukorera muri background ikumarira umuriro wa battery ndetse na data arizo megabytes cyangwa se internet connection uba waguze. Uburyo bwo guhagarika izi application ziba zikorera muri background nuko iyo uvuye kuri application umaze kuyikoresha ugomba kuyivaho ukanda kuri back button aho kugira ngo ukande kuri home, kuko iyo ukanze kuri home ikintu uba ukoze nicyo kimwe no kuminimizing application. Ubu yimanuye hasi ugafungura indi, ariko ntibiba bivuze ko uyifunze. Bityo abantu benshi usanga dukoresha application zirenga 10 icyarimwe tutabizi, zose ariko ziri gukoresha data ndetse n'umuriro wa battery. Ibyo rero ugomba kubigenzura neza kugira ngo battery yawe ibashe kuramba. Ndaje dukomeze n'ibindi wakora. Ikintu cya mbere wakora ahangaha ni ukugabanya urumuri rwa screen cyangwa se screen brightness. Uko urumuri rwaka cyane niko itwara umuriro mwinshi, bityo mu gihe ubona telefone itangiye kugira umuriro mukeya, gabanya urumuri ugeze aho bishoboka kugira ngo itangire nayo igabanye umuriro irimo gukoresha.
Mu gihe waba udategereje guhamagarwa ushobora guhita ushyira muri airplane mode niba nta muntu witeze ko ari buguhamagare cyangwa se ngo ube utegereje ubutumwa bugufi. Airplane mode ni uburyo aho telefone ihita iva kuri network, application zose zakoreshaga network zihita ziyibura, bityo ntiyongere gukoresha umuriro mwinshi. Ahangaha si byiza ko wazimya telefone kuko iyo uyizimije ukongera ukayatsa bitwara umuriro mwinshi cyane mu gihe irimo kwaka. Uburyo bwiza rero ni ugushyira muri airplane mode cyangwa flight mode kuko telefone isa naho izimye, ibintu byinshi biba bitarimo gukora. Mu gihe kandi byaba bitagushobokera ko ushyira muri airplane mode kuko twabonye yuko bituma telefone iva kuri rezo burundu, ushobora noneho guhitamo uburyo bwa battery saving mode. Telefone zose zigira ubu buryo. Iyo wemeje aha hantu, telefone iratangira ikagabanya umuriro yakoreshaga ku bintu runaka byinshi cyane wowe ubwawe uba utabasha kwikorera. Bityo ushobora kwitaba gusa ariko ntushobora gucana itoroshi, ntiwacuranga radiyo n'ibindi bintu byinshi bishobora gutwara umuriro. Telefone yo iba ibizi, biba biregeye iribwiriza ikabihagarika iyo wemeje muri battery saving mode. Vibration nayo ni uburyo bumwe mu bitwara umuriro mwinshi kuri telefone. Uko baguhamagaye telefone ikavibratinga ibikoresha umuriro mwinshi cyane. Hari n'abantu benshi usanga buri message ije kuri WhatsApp telefone ivibratinga. Ibi bintu ni bimwe mu bimara umuriro wa battery kuko imbaraga telefone ikoresha ivibratinga aba ari nyinshi. Niba ubona rero udafite umuriro uhagije, hagarika vibration, byibuze ukoreshe soneri, iyo ntabwo itwara umuriro ungana n'iya vibration. Niba ubona udafite umuriro uhagije, irinde gufungura kamera ya telefone yawe. Kamera ni kimwe muri application zitwara umuriro mwinshi, cyane cyane noneho iyo ufata video ahaho biba byikubye inshuro nyinshi cyane, umuriro ugenda aba ari mwinshi. Ubwo niba ubona bitari ngombwa cyane uri bukenere guhamagara, uzirinde gufotora kugira ngo telefone itaza gushyiramo umuriro igihe kitari ngombwa. Irinde guhamagara igihe kirekire. Kumara umwanya muremure kuri telefone ni bimwe mu bimara umuriro wa battery. Uzabyitegereze neza iyo umaze iminota irenga 30 urimo guhamagara, ukuntu wumva telefone yashyushye. Aba ari ikimenyetso kigaragaza ko yakoresheje ingufu nyinshi cyane. Ibi birushaho kuba bibi iyo uri ahantu hatari network nziza, aho telefone biyigora igenda ishakisha network ya nyayo. Irinde rero guhamagara igihe kirekire, bityo telefone yawe ibashe kubika umuriro uhagije. Aho guhamagara igihe kirekire, wahamagara inshuro nyinshi ku munsi. Rinda telefone yawe ubushyuhe. Iyo uri ahantu hashyuha cyane, haba mu cyumba cyangwa se hanze, izuba ari ryinshi cyane, ni nako telefone nayo ikoresha umuriro mwinshi. Iyo telefone yashyushye ishobora kuvamo umuriro inshuro zikubye 3 uko isanzwe iwukoresha.
mu gihe hari ubukonje cyangwa se klima isanzwe. Ubwo byaba byiza niba urimo kuyigendana ku izuba uyibitse ahantu idahura n'izuba ryinshi, kuko iyo ishyushye itakaza umuriro mwinshi. Nuyicomeka yicaginge uyireke yuzure, kandi nimara kuzura nabwo ntuyirekereho, uyikureho vuba. Yego ntibyakunda ko buri gihe telefone yawe uyicomora igeze ku 100%, ariko umenye ko uko uyikuraho ituzuye ariko itakaza ubushobozi bwo kubika umuriro buhagije. Hari ubwo usanga uyicomeka yagera kuri 15 ukawukoresha, washira ukongera ukayisubizaho. Ibyo ni bibi cyane, yemwe byangiza na battery. Ubwo rero ubona n'ubundi umuriro ushyizemo vuba kuko wayikuyeho itaruzura. Fata umwanya uzimye telefone yawe kugira ngo nayo iruhuke. Biratangaje ko abantu benshi buri gihe tubona telefone igiye gushyiramo umuriro tukayicomeka, bityo ukaba wasanga telefone yawe igiye kumara ukwezi kose itararuhuka. Urumva ko battery biyiviramo ingaruka zo gucika intege. Telefone igomba kugira igihe izima, ikabaho izimije byibuze amasaha 3 kugira ngo nayo iruhuke. Aha ni naho telefone zimwe na zimwe biziviramo kuzima burundu nta kintu yitwaye, ukayoberwa uko byayigendekeye. Iba ari uko inaniwe kuko wayikoresheje igihe kirekire itaruhutse. Kuba itaruhutse si bivuze ko ari uko urimo kuyikoresha, ariko kuba itajya isinzira nk'uko nawe igihe kigera ugasinzira, nabyo bishobora kuyigiraho ingaruka. Biba byiza rero iyo telefone yawe uyihaye igihe cyo kubaho izimije itari gukora, nabyo birafasha cyane. Ngibyo ibintu 10 by'ibanze wakabaye ukorera telefone yawe kugira ngo ibashe kubika umuriro, ndetse battery yayo nayo igumana ubuzima, ibashe kujya iwubika igihe kirekire. Gusa sinabura kukwibutsa ko atari byiza gukoresha telefone igihe irimo gucaginga, kuko byo bishobora guteza n'izindi mpanuka. Ikindi kandi uzirinde gukoresha telefone kugeza ubwayo yizimije bitewe no gushyiramo umuriro. Ibi ngibi bishobora gutuma telefone itakaza ubushobozi bwo kongera gucaginga. Nanone uzirikane ko aba ari byiza gukoresha sharijeri yabugenewe. Aho bamwe usanga bafata sharijeri z'utelefone dutoya bakazicomekaho smartphone. Ayo ni amakosa, nayo ashobora kwangiza battery ya telefone yawe. Ikindi nakwibutsa, igihe ubonye battery ya telefone yawe yabyimbye, byaba byiza wihutiye kuyisimbuza itarangirika cyane, kuko nayo ishobora kuguteza izindi mpanuka. Akaba ari bimwe mu byo nari naguteguriye uyu munsi ku bijyanye n'uburyo wafata neza battery yawe. Ngushimiye yuko wakoze subscribe, ukaba kandi witabira kureba video dukora buri munsi. Gusa nanagushishikariza kujya utanga comment cyangwa se ukambaza ikibazo kugira ngo mbonereho mbe nagukorera ibikunogeye kurutaho. Thanks for watching. See you later. Ciao ciao.